n'ibintu byaje byihuta cyane. Nyamara nagiye kubona nisanga njyamanye nawe mu cyumba cy'abashyitsi. Mu buzima hari igihe umuntu ashobora gukora ikosa rimwe gusa, ariko iryo kosa rikagenda rikamukurikirana ubuzima bwe bwose kugeza igihe azavira mu buzima bwo kuri iyi si. Nitwa Diane, sindi intungane, ariko nanone kandi ntunkire urubanza cyangwa se ngo ntere ibuye, cyane cyane ko kuri iyi si turiho buri wese ashobora gucumura, ndetse akenshi bikaba byasa byihuse cyane umuntu atarigeze abitegura cyangwa se abigira mu mupango. Nanjye nitwa Beni, reka nguhe ikaze ni kuri Bushake TV. Iyi ni inkuru ya Diane, ndetse Diane atangira atubwira ati nari umugore mwiza cyane, ndetse nari ntuye mu nzu nziza ahantu heza, mfite umugabo mwiza witonda, umugabo witwa Eric, ndetse n'abana babiri twari twarabyaranye, abana rwose nkunda cyane ndetse n'umugabo akunda cyane, ndetse urugo rwacu rwari urugo rw'intangarugero mu baturanyi, ku buryo abantu bose batubonaga baravuga ati rwose ruriya rugo kwa Diane ndetse na Eric ni urugo rw'icyitegererezo. Ndetse kandi Eric yakoraga cyane, yakoraga akazi keza, agakunda umugore we ari njyewe Diane, ndetse ku buryo nta kintu na gito yanyimaga, ndetse buri kintu cyose nifuzaga mu buzima bwanjye aragikora uko mbishaka. Ikindi kandi buri gitondo yazindukiraga mu kazi, ndetse akamanza akageza n'abana ku ishuri aho biga, kubera ko twari dufite imodoka, ndetse na buri kintu cyose kimwe dukeneye. Nyamara kandi uyu ni umunsi wari ugiye kuba mubi cyane, ni umunsi wari ugiye guhindura ubuzima bwanjye bwose, ndetse ibintu byari bigiye guhinduka byose. Ese byaje kugenda bite? Ni igitondo kimwe rero hari haraye imvura, ndetse iyi mvura yari iraye igwa ijoro ryose, ikirere gituje ndetse cyane, ndetse njyewe Diane uko ndeba gutya cyangwa se ukunyumva, ni njye wanditse ibi byose ndi kugira ngo muzabimvugire ku bakunzi ba Bushake TV. Ndetse kandi ubwo umugabo yari amaze kugenda mu gitondo, amaze gutwara n'abana, nanjye nari nsigaye mbese numva ntuje, nta kibazo na gito mfite, cyane cyane niyambariye uko nshaka. Nari niyambariye ishati y'umweru gusa yonyine, ndetse nta sutiye cyangwa se akandi kenda k'imbere, nta n'ikariso, ndetse nta n'ikintu nikangaga, kubera ko nta muntu n'umwe natekerezaga ko ashobora kuza muri urugo rwacu, cyane cyane ko yaba umugabo ndetse n'abana bose bari bamaze kujya ku ishuri. Ubwo rero nanicaye muri salo, ndetse nibereye kuri TikTok, cyane cyane murabizi TikTok ko ubu ngubu muri ino minsi yagafashe, unibereye kuri telefone, nigiye kumva numva umuntu arakomanze. Ndatekereza ati ahari wasanga wenda ari umukozi uje gutwara imyanda cyangwa se ibishingwe, cyangwa se ahari akaba ari umuturanyi. Ako kanya narahagurutse njya gukingura, nitaye uko narisa cyangwa se uko nari meze, kubera ko numvaga nta kintu na gito nikanga. Nyamara mu kumara gufungura umuryango, nkimara gukingura, nanjye ubwanjye narikanze, ndetse nkimara kwikanga nahise mbura icyo mvuga, ndetse mu gukomeza kwitegereza ninde uhagaze ku muryango. Uhagaze ku muryango nta wundi ni Peter. Uyu Peter twiganye mu mashuri ya segonderi cyangwa se amashuri yisumbuye, ndetse dukomeza no muri kaminuza, dukomeza kwiga ku mashuri amwe no ku bigo bimwe. Ndetse kandi uyu Peter ni umunyeshuri cyangwa se n'umuntu w'inshuti yanjye twiyumvaganamo, ndetse ariko nta bintu wenda bihambaye cyane twakoze njye nawe, ariko mu by'ukuri twarakundanaga, kubera ko nubwo byageze aho wenda niyaba ko ariwe uzaba umugabo wanjye. Murabizi ko abakobwa kenshi iyo bamaze kwishaka kugera ku mashuri cyangwa se barangije kwiga, ikiba gikurikiyeho iyo agize amahirwe nta kindi kiba gikurikiyeho ni ukwishakira umugabo. Nge rero byarangiye icyo gihe nkirangiza amashuri yanjye nihura n'umusore, ndetse umusore nakundaga cyane ariwe Eric turagenda dukora ubukwe, ndetse turabana neza cyane. Kuri uyu munsi niwe ngiye kubona mbona uyu musore Peter ari kundeba, aranyitegereza, ndetse kandi Peter ndi kwihangana byaramunaniye, ataranansuhuza yahise avuga ati Diane uracyari mwiza nka kera, ahubwo ndabona byarushaho cyane, wabaye mwiza cyane disi. Peter nawe uko yavugaga ayo magambo, ndetse nanjye ubwanjye byageze aho binzamo, ndetse mpita mubwira turakoze cyane, ndetse ndangije namubwira ati Peter rero ni karimu mu nzu kandi urisanga. Ndetse Peter hari uburyo nyine yandebagamo cyangwa se uburyo yamvugishaga, mbese nkumva hari ukuntu ijwi rya kera rya Peter riri kugaruka mu minota mikeya cyane. Ndetse kandi uko yakegeze mu nzu, Peter ntangira kuganira, dutangira kuganira ku bya kera, iby'amashuri, iby'abarimu, murabizi uko bigenda. Ndetse uburyo Peter yahoraga amusabaga ko bazakundana, ndetse cyangwa se twazakundana, ndetse Peter yahoraga asaba igihe cyose ko twazakundana, tukazaba inshuti, tukazaba umuryango, umugore n'umugabo. Nyamara kandi Peter
yavuze amagambo menshi, ndetse uko yayavugaga kenshi nagiye nkumva ayo magambo yose ari kunkora ku mutima. Gusa Peter yari yicaye iruhande rwanjye kure cyane hakurya ni muri saro, ndetse ako kanya hari icyo natekereje ndamuga ati ese buriya uzi ko nibagiye kukwakira. Niko ako kanya nagiye kumuzanira icyo kunywa Peter ndamuhereza, ndetse turakomeza turaganira. Ariko icyatangaje cyane ni uko mu minota mikeya cyane nagiye kwisangasanga Peter aho yari yiyicariye ku ntebe ye, namwegereye, ndetse amagambo yakomeje kuba menshi cyane, ndetse nanjye numvaga ako kanya nkeneye no kuba namwegera. Nuko Peter natangiye kujya mwegera gahoro gahoro. Nyamara kandi sinari nzi ko ibyo bintu byose bishobora kungiraho ingaruka, cyangwa se bishobora gutuma ubuzima bwanjye mu kanya gato buhinduka. Ndetse ubwo namushyiriye ako gusoma, twaragiye ako kanya ntangira kumwicara iruhande. Ndetse cyansekeje cyangwa se cyantangaje ni ukuntu Peter nagiye kumva numva ankoze, ndetse ankoze ku kibero cyangwa se kwitako, cyane cyane ko nta kindi kintu nambaye. Ndetse ako kanya naramubwiye ati Peter mbabarira. Ariko nanone mu kumubwira ngo Peter mbabarira, Peter we ibyo yabonaga ndetse ibintu byarushaho gukomera cyane, kubera ko Peter yarakomeje ndetse kuvuga ngo mbabarira ngo nshaka kwegerayo, nyamara nta mbaraga n'imfite zo kwegerayo. Ako kanya Peter ntabwo yatuje na gatoya, mu kanya gato gusa, ndetse nari maze guhaguruka, nari ndangije guhobera Peter, ndetse nanjye ubwanjye numvaga ako kanya ubuzima bwanjye bwose ndetse ibitekerezo byose byatangiye kwibera kuri Peter. Gusa umusore twakundanye, umusore twabaye, umusore twiganye, ibintu bitangira guhinduka gatoya mu isegonda rimwe. Ndetse kandi ibyo nibyo byari bigiye guhindura ubuzima bwanjye bwose. Ndetse icyakurikiyeho muri ako kanya nta n'ikindi, nawe urabyumva, Peter nagiye kumva, ndetse se nanabyumvaga nkubeshye, nagiye kumva numva Peter aranteruye, ndetse nanjye ntabwo nari numvaga ndi mu munyenga. Ndetse Peter mu kunterura nagiye gushiduka, igiteye agahinda gusa ndashidutse, ndetse turyamye mu cyumba cy'abashyitsi. Ibyari byabaye byose byari byarangiye, ndetse Peter yakoze ibyo ashaka, ndetse kandi nanjye numvaga nyine byarangiye, nta kindi kintu ari kubikoraho. Muri ako kanya Peter yarangije ibyo akora byose, nibwo natangiye kugarura ubwenge, nibwo natangiye gutekereza kuri Eric ko mfite ndetse umugabo, ndetse n'abana babiri nkunda cyane. Ndetse ntekereza ukuntu Eric ankunda, ntekereza Eric kuntu ahora mu kazi igihe cyose, ntekereza Eric n'ukuntu ahora mu kazi agataha bwije, yego kenshi nubwo atakundira kubona umwanya uhagije, ariko ntacyo Eric namuburanye. Ako kanya nta kindi kintu nakoze, naravuze ngo Peter uramemukiye cyane. Nyamara Peter nubwo yari afite amasoni menshi, ariko yarambwiye ati ariko nanjye kwihangana byananiye, kandi ntabwo narinzi ko rwose bishobora kubaho. Nyamara kandi ibi byose ndagira ngo nkubwire ngo umbabarire. Nyamara kandi icyo gihe Peter yarahagurutse ndetse aragenda, nanjye sigara nibaza byinshi cyane. Ako kanya nangira kumva ibintu byatangiye guhinduka mu buzima bwanjye. Kwibutse ko umwana wacu mutoya yari afite imyaka 3 gusa. Nyamara ni mu gihe twari twarasezeranye n'umugabo wanjye ko ntazongera kubyara undi mwana vuba mu gihe umwana wacu ataragira imyaka 6. Ndetse yarambwiye ko tuzakoresha uburyo bwose bwo kwirinda, ariko tudakoresha uburyo bwo kwa muganga, ndetse tuzirinda uburyo bwacu karemano. Nyamara uwo munsi ibintu byose byari bigiye guhinduka, ndetse bigahinduka bibi cyane, kubera ko nyuma y'amezi 2 gusa icyizere cyatangiye kugabanuka. Ubwo nagiye kubona ndetse sanga narasamye, ngiye kwa muganga, sanga muganga arambwira ati Diane, ati nibyo kwishimira, kubera ko ubu ngubu wongeye gusama nyuma y'igihe kirekire cyane. Nyamara ibi byose byari bigiye guhindura ubuzima bwanjye. Kwibutse ko Eric umugabo wanjye iyi nkuru ntabwo yarayizi. Eric yakomeje kunyitaho ko bisanzwe, Eric yakomeje kunkunda, ndetse Eric ntabwo bitakoraga, ndetse Eric nako yakomeza kumbwira ati nizere ko n'ubundi gahunda yo kwifata uyikomeje, ndetse kandi nako nakomeza kujya mwiyima cyangwa se mwiyaka, cyane cyane mu gihe kera yabaga nyifuza. Nkambwira ati ndumva ntameze neza kuko nshobora kuba nasama. Nyamara kandi ibi ngibi gukomeza kubihisha byaranze. Umunsi umwe Eric yagiye kuza atashye nimugoroba, asanga
icyo bita ikinyoma ntashoboye kukibika kubera ko yasanze, ndetse ndikuruka mu gitanda, ndetse kwihangana biranganjyana muri dushe, ahantu hose ndi kujya ngarura. Ese byagenze bite Eric? Kwihangana byaranze. Niko kumbaza ati ese Diane ni kuki? Diane ibi ni ibiki? Diane ese ikibazo kirimo ni ikihe? Kuzi ko ibyo twavuganye byose tugomba kubikurikiza. Ese byagenze gute? Ako kanya nta kindi kintu naramubwiye ati rero ndakwinginze mbabarira mu gihe ntanavuga ngo mbabarira. Eric yahise arakara cyane ndetse ankubita urushyi. Ndangije ndamubwiye ati nubwo nkubise urushyi bwose reka nkubwire ngo Eric ndabizi mbabarira, ndabizi ko ubuzima bwanjye bwose buhindutse, ariko n'iyi nda ntabwo ari iyawe. Ese iherezo ryabyo rizagenda bite? Niba rero nawe ugeze aho ushukwa gukora ikintu gishobora gusenya umuryango wawe, banza utekereze kabiri. Hari ibyishimo bimara iminota mike cyane ariko bigahinduka, ndetse bigahinduka inkuru y'amateka mu buzima bwawe bwose. Niba rero iyi nkuru yacu yagukoze ku mutima, kanda kuri subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze kubagezaho inkuru zindi zikurikira, ndetse kandi n'igice gikurikira twazakikugezaho ukurikije uko ubyumva, ukadutubira ngo tuzakikugezeho. Nkubwira ngo komeza ugubwe neza, ni kuri Bushake TV. Nkubwira ngo ese duhure muri comment, Diane amaherezo azaba yahe? Ese wowe ibintu byigeze bikubaho? Ese wowe ibi bintu wigeze wumva undi muntu byigeze bibaho? Nkubwira ngo ciao komeza ugubwe neza nk'ibisanzwe kumwe na Ben. Subscribe.